Twongeye kubasuhuza tunabaha ikaze mwebwe mudahwema kudukurikira gatanu kandi kuri muyoboro wacu wa YouTube, aho tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye, amakuru aba yizewe, amakuru aba atariho ivumbi, aba agisohoka mu bitangazamakuru, ubwo ndavuga mu buryo bwanditswe, natwe tugakora uko dushoboye kose kugira ngo izo nkuru zose zibagereho ku gihe, ndetse gatanu kandi mu buryo bwa video cyangwa se mu buryo bw'amashusho. Niyo mpamvu igihe wakoze subscribe kuri muyoboro utazajya ucikwa n'izo nkuru zose zigenda zikwirakwira hirya no hino abantu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo, ubwo ndavuga mu mahanga. Rero twihuse nk'uko mubibona ni inkuru nanone ituguriye tuje kubabwira, ni inkuru nkeka ko imaze kuba yarambirana, by'umwihariko ndavuga inkuru yerekeranye n'ubukwe bwa Irene Murindahabi. Ni ubukwe bwabaye hariya ku itariki 16 z'ukwezi kwa munani, murabyibuka, hariya mu mujyi wa Kigali mu ntare Arena mu karere ka Gasabo, ni mu murenge wa Rusororo. Ni ubukwe bwari bwiza, ni ubukwe bw'igitangaza nk'uko mwabibonye, ni ubukwe bwarimo abasitari bagiye batandukanye, ni ubukwe bwabereyemo event nyinshi zigiye zitandukanye, ni ubukwe aho Irene yakira impano zigiye zitandukanye, ngira ngo mwarabyumvishe, yakira impano zigiye zitandukanye, ndavuga abamuhaye inka, abamuhaye ibindi bintu bigiye bitandukanye, by'umwihariko nk'uko mwabibonye cyangwa se nk'uko mubibona kuri iyi foto. Ni inkuru aho tugiye kugenda tugaruka by'umwihariko ku bantu bamuhaye inka, by'umwihariko nk'uko mubibona tugiye kugaruka kuri Coach Gere cyangwa se 155M, ni naho Irene baje kuba bamuha inka. Nk'uko mubibona rero yaje kuba yakishyikirizwa inka bamuhaye muri icyo gihe, cyangwa se inka bamwemereye baje kuba bayimuhereza. Naho ari Kibonke nk'uko mwabibonye niwe wagiye arabivuga, abantu bibazaga niba koko ari byo cyangwa se niba byaba ari mu magambo gusa, ariko nk'uko mubibona ni inkuru navuga ko ishimishije, kuko ibyo basezeranye cyangwa se ibyo bari bamusezeraniye, navuga ko ari nkaho babisohoye, cyangwa se arinze ijambo rye nk'uko yari bimusezeraniye ko azamuha inka, none ubu ngubu akaba ayimuhaye. Nk'uko twabivuze, abantu benshi bagendaga bavuga ko bishobora kuba ari bimwe by'amagambo y'abanyarwanda ko atazayimuha, ariko ngira ngo nta muntu wajya hariya mu bukwe ngo abashe kuba yasezerana ikintu batazatanga, by'umwihariko kuvuga ko azamuha inka atazayimuha. Nkeka ko ari ibintu by'umwihariko uyu musitari cyangwa se Coach Gere atari ibintu yagenda ngo avuge atazabisohoza. Rero ni video tugiye kuza kuba twabashiriramo video igaragaza neza ahangaha baba bari, nkeka ko ari mu karere ka Nyagatare nk'uko byagiye bitangazwa. Nkeka ko ari n'inkuru nayo Irene yaje kuba yavugaho ko ari iya nyayo, nyuma y'uko abantu benshi bagiye bavuga ngo byashoboka ko yaba ari ifoto ya AI cyangwa se ni inkuru itari nyayo, ni inkuru mpimbano. Irene nawe yaje kuba yabyemeza ko koko ari inkuru ya nyayo. Nk'uko tubabwiye rero, ni video tugiye kuza kuba twashiramo aho igikorwa nyirizina cyo gushyikirizwa iyi nka, cyangwa se Irene aho yakiraga iyi nka yemerewe na Coach Gere. Ni inkuru cyangwa se ni video tugiye kuza kuba twabashiriramo ibigaragaza neza umuhango uko byagenze. Ni inka Irene yaje guhabwa, ni inkuru yaje kuba kuri uyu munsi mu masaha ya saa sita, saa saba gutyo. Ni video aho uyu Coach Gere yagiye abaza Irene Murindahabi ibintu byinshi, ibibazo byinshi, cyangwa by'umwihariko uburyo aribonamo ubwo bimeze, by'umwihariko kuko akiri musha muri byo ntabwo arabimenyera cyane. Amubaza niba koko batagiye kujya mu kwa buki nk'uko byari byaratangajwe, cyangwa se nk'uko bamwe bagiye babibona amakuru mpimbano bavuga ko yari yamaze kugenda, ariko Irene we yaje kuba yivugira ko atari vuba, cyangwa se avuga ko binahenze, ariko ntabwo twari kubifata seriye nk'uko Irene we yarabivuze ko bihenze, kuko n'ubundi ayo mafaranga ntiyayabura yo kuba yajyayo. Byose yaje kuba yabibwira Coach Gere mu kiganiro bagiranye, cyangwa se muri video tugiye kuza kuba twabashiriramo ahangaha. Wowe usabwa nta kintu nk'uko twabikubwiye ni ugukanda subscribe kugira ngo amakuru yose uko tugenda tuyasohora, amakuru yose aba agezweho hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda azajye akugeraho gatanu ku kandi aho waba uhereye hose. Wowe usabwa nta kindi rero ni ugukanda subscribe. Rero ni video tugiye kuba twabashiramo nk'uko tubabwiye, aho uyu Coach Gere yagabiraga Irene Murindahabi inka ye nk'uko yari yabimwemereye mu bukwe bwe bwabaye ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa munani muri mwaka w'2026, nk'uko mwabibonye, nk'uko mwagiye mubibona. Uyu Coach Gere yaje kuba yasobanura neza impamvu atari we waje kuba yabyivugira ko azamuha inka, akaba yarahisemo kuba yatuma Kibonge cyangwa se Kibutoni Kibonge nk'uko mwabibonye mu bukwe. Ntabwo uyu Coach Gere ari we
waje kuba yabyivugira ko asezeranya kuzatanga inka, ahubwo yabinyujije mu butumwa aho yaje kuba yatuma Clapton Kibonge. Yaje kuba yakwisobanurira impamvu mugiye kuza kuba mwakumvira muri video cyangwa se mu mashusho tugiye kuza kuba twabashiriramo. Yabaye live aho yasobanuraga byinshi kuri bwa bukwe, amubaza n'ibindi bibazo, amubaza n'ukuntu yari amerewe n'indi mishinga misha afite. Byose ni ibintu mugiye kuza kuba mwakumvira muri iyi nkuru cyangwa se muri video tugiye kuza kuba twabashiriramo. Irene yakomeje kugenda ashimira by'umwihariko abantu bagiye babana nawe, abamuhaye inkunga mwarabibonye zigiye zitandukanye. Yashimiye Kiramani wamubaye hafi, ashimira n'abandi basitari baba bari muri buriya bukwe mwaragiye mubabona, ndavuga nka Rock Kimomo, Bruce Melody waje kuba yanaperforminga, ndavuga waje kuba yaririmbira abageni ndetse aririmba neza n'indirimbo ze zizwi hariya mu bukwe bwa Irene. Nkeka ko ari ikirori cyangwa se ari ubukwe bwawe bwiza cyane, bwawe burimo ibindi byamamare byinshi bigiye bitandukanye. Kisizi mwaramubonye ndetse na Aisha, by'umwihariko byavugwaga ko ari we ukundana na Irene muri Ndabi, gusa byarangiye bitabaye impamo kuko nk'uko mwabonye mbere y'uko n'ubukwe bwe bwa Irene buba baje kuba bitangaza ko badakundana, uyu Aisha ndetse na Irene muri Ndabi. Byose ni ibintu byagiye biba by'umwihariko Irene yaje kuba abisobanura byose, akomeza anashimira ndetse n'abandi bantu benshi baba bari hariya mu bukwe mwagiye mubabona by'umwihariko muri sinema nyarwanda. DJ Pink yari arimo ndetse n'abandi ba DJ benshi tutabasha kuvuga ngo tubashe kuba twabarangiza, bose baba barimo. Irene yakomeje kugenda abashimira ndetse nk'uko mwabonye ku rubuga rwe rwa Instagram cyangwa se IG, yagiye apostinga abantu bamwe muri abo ngabo abashimira, ababwira ko bamukoreye ikintu gikomeye cyane kandi ko nabo aho bazamukenera hose azaba ahari cyangwa se azahaba, akaba yabaha ubufasha bwose bazaba bamukeneyeho. Rero ni ikiganiro gikomeje cyangwa se ni ikiganiro navuga ko gishimishije cyane kuko cyakirimo n'inzenya nyinshi. Cyagiye gisekeje ukuntu ikiganiro uyu Coach Gali yagiye aganira na Irene muri Ndabi, amubaza ibibazo bigiye bitandukanye, amubaza ukuntu yabonye cyangwa se ageze mu rugo akicara akareba ukuntu bwari bumeze. Irene yagiye asobanura nawe ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye mugiye kumva muri video tugiye kuza kuba twashiramo nk'uko twabibabwiye. Irene noneho ni ikintu navuga ko ari ikintu gitangaje yaje kuba yabwira uyu Coach Gali, avuga ku mishinga myinshi afite cyangwa se by'umwihariko anavuga uburyo yagize iki gitekerezo cyo kuba yazana umugore, kuko nk'uko mubizi ni ibintu navuga ko bitoroshe by'umwihariko mu basitari ba hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Murabizi ko abenshi muri bo ndavuga nka ba Rock, ba Kisizi, abandi bose nta bagore bafite, ariko kuba Irene we yarabasha kuba yatera intambwe akabishobora, navuga ko ari ikintu gikomeye cyane. Yagiye abibwiraho Coach Gali, yaramubwira n'indi mishinga myinshi afite nyuma y'ubukwe bwe. Rero tutabatindiye reka tuze kuba twabashiramo iyi video igiye kuba yabisobanura neza akantu ku kandi nk'uko byagiye bigenda. Rero mbere ko tutashiramo iyi video nta kindi twababwira, ni ukubwira ngo ukande subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru yose aba agiye atandukanye tubagezaho gatanu ku kandi.